burya nta muntu utifuza kubaho neza, rimwe bikadutera n'amarangamutima yo gushora mu bihenze twifuzamo byinshi, kandi nyamara no mu bito harimo ubutunzi bwinshi. Ese ubwo wari uzi ko indagaruzi cyangwa se injanga zirimo calcium nyinshi irusha iy'amafi manini? Yego, tubahaye ikaze nanone ku muryango mugari wa The Health Kadomo Olivier, aho waba uherereye hose, uri mu Rwanda, uri imahanga, aho waba uherereye ku isi hose, by'umwihariko kuri wowe wakoze subscribe. Kwabyumvise ko uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kiribwa cy'indagara cyangwa se injanga. Bigira amazina atandukanye bitewe n'aho umuntu aherereye. Hari n'ababyita petit poisson, aho ni mu Gifaransa, hari ababyita small fish ni mu Cyongereza. Burya indagara bikomoka ngo ku ijambo, batubwira ko bikomoka ku ijambo ryitwa daga, bivuga amafi matoya cyangwa se azwi nka silver fish. Amafi aribwa cyane, ubushakashatsi bwagaragaje ko ari mu mafi aribwa cyane, kenshi cyane ko nk'ababyeyi cyangwa se ingo zifite nk'abana bari mu mirire mibi bagira inama yo kuba bafata aya mafi bayagaburira abana babo kenshi gashoboka, kuko azwiho kuba yazahura imirire mibi y'abana. Burya indagara abahanga bo kuzijya bavuga ko indagara ushobora kuzirisha ubugari ugakoza, bimwe bita gukoza, ushobora kuzirisha umuceri, ushobora kuzirisha kawunga ndetse n'ibindi washaka. Kandi ikindi burya nanone indagara nk'umuntu ufite umwana muto ushobora kuzisya ukaba wazikoramo ifu, hanyuma warubye ibiryo byahiye wabitunganyije bimeze neza ukaziminjira umunsi ukazinyangiza hejuru y'ifunguro y'umwana, ukabivangamo gake, ubundi ukamugaburira akarya agahaga rwose. Gusa hari n'abazihekenya, hari n'abakunda kuzihekenya, waba ugiye guteka cyangwa se waba urimo uzitunganya ukaba wihekenyeraho gato, abo nabo barahari, nabyo ntabwo bibujijwe, nabyo nta kibazo. Indagara rero ni ikiribwa gitangaje cyangwa se injanga nk'uko bamwe twabonye babyita, kubera ko kifitemo ibintu byinshi bitandukanye. Habonekamo amaproteine, habonekamo ibitera imbaraga, yego, habonekamo imyunyungugu, habonekamo amavuta meza cyangwa se ibinure bituzuye bizwi nka omega 3 fati. Kandi mu ndagara dusangamo imyunyungugu n'ubutare, dusangamo nka potassium, tugasangamo magnesium ndetse n'ubutare bwa feri, yewe tutibagiwe na phosphorus. Indagara zagaragaye ko ziribwa cyane, by'umwihariko izi ziri mu bwoko bwa silver fish ziribwa n'abantu benshi cyane ku isi bitewe n'umwihariko wazo zifitemo w'intungamubiri cyane. nk'uko mwabyumvise mu ndangakiganiro yacu, indagara zifitemo calcium, ikitwa ubutare bwa calcium bwinshi cyane kurusha n'andi mafi manini yose tuzi. Urumva ko n'umwihariko wazo mu bizigize. Burya abahanga nka Hippocrate cyangwa se na Mutagatifu François de Sales, aba ni abahanga mu by'imirire. Nka Hippocrate avuga ko bizwi ko ari we watangije cyangwa se ari we fada w'ubuvuzi cyangwa se ari mubyeyi w'ubuvuzi. Burya batubwira ko umubiri ubyibushye cyane unanira nyirawo kuwikorera, kandi n'umubiri nabwo wananuka ukananirwa kwikorera nyirawo. Bivuze ngo ni byiza kumenya gumainteninga cyangwa se kuba uburebure bwawe bugomba kuba bujyanishije n'ibiro ufite. Ni byiza kumenya kujera uburebure bwawe ndetse n'ibiro byawe. Birumvikana ko niba umubiri ubyibushye cyane, nyirawo nk'uko babivuze aba bahanga, kuwikorera cyangwa se kuwutwara bizamugora. kandi nabwo nunanuka cyane ni ukuvuga ngo nabwo nunanuka cyane nyirawo bizamugora kuwutwara, cyangwa se nunanuka cyane bigore nyirawo, cyangwa se ubure uko utwara nyirawo. ubwo umubiri ugomba kuba uri hagati na hagati, ibiro byawe bigomba kuba bijyana n'uburebure, nicyo biba bisobanuye. kandi ikindi burya nanone, iyo tutafashe ibiryo nk'imiti cyangwa se tutafashe ibyo kurya nk'imiti, birangira burya imiti tubereye ibyo kurya bya buri munsi. Ibaze nawe ibirangiye imiti mu buzima bwawe ikubereye ibyo kurya bya buri munsi, kandi waranze gufata ibyo kurya nk'imiti. Iki nta kindi bivuze, nta kindi bisobanuye, nuko ibyo turya bya buri munsi agomba kuba ari indyo yuzuye cyangwa se agomba kuba ari ibifasha umubiri wacu, aho kugira ngo biwusenye. kuko nufata ibiwusenya, nuko nsoma ibisenya umubiri wawe, bizarangira imiti ibaye ibyo kurya byawe
bya buri gihe, kuko niyo icyo gihe uzaba wemerewe, niyo uzaba wandikiye na muganga, kuko icyo gihe imiti niyo izaba igufasha, kuko uzaba uri mu kaga gakomeza, uri mu kangaratete. Munyemerere rero muri iki kiganiro turebere hamwe imimaro itandukanye y'indagara cyangwa se y'injanga ifite ku buzima bwacu. Ku ikubitiro burya indagara nk'uko twabivuze mu bizigize bigiye bitandukanye, twabonyemo amaporoteyine, tubonamo imyunyungugu, tubonamo ubutare bwa calcium ndetse na fere. Ibyo byose bifite umumaro igiye itandukanye ku buzima bwacu. Burya iyi poroteyine ngira ngo tumaje kubimenyera akamaro kayo, nuko ifasha mu kubaka umubiri cyangwa se mu kubaka uturemangingo tw'umubiri, kandi ariko twubaka umubiri twavuga nko kuba yakubaka imikaya, yakubaka uruhu, amagufa se, umusatsi ndetse n'ibindi bice byose. Kandi ikindi poroteyine kubera ko igeze mu mubiri habaho gucagagurika mu duce duto twayo tuzwi nka amino acid, aribyo bigenda bikubaka n'ubundi ya maserire cyangwa se za ngingo zapfuye, bigafasha gusimbura za ngingo zapfuye, hanyuma umubiri wawe ugakomeza kuri ya nature, cyangwa se ugakomeza ukabaho amaserire yapfuye akaba asimbuwe n'andi mazima, bitewe n'iki? N'ayo maporoteyine, kuko ayo maporoteyine niyo agize uturemangingo, kandi ibyo bifasha n'ama ADN yawe gukomera cyangwa se gukora, kuko byose niho bibera kandi byose niho biva. Ikindi nuko ya phosphore cyangwa se ya calcium iba mu ndagara ifasha cyane kuba gukomera kw'amagufa, gukomera kw'amenyo, ndetse no gufasha kuba yakongera ubudahangarwa bw'umubiri mu buryo bujyanye no kwirinda indwara, cyangwa se igihe wacitse intege. Ibyo byose bikaba ibifasha umubiri, cyangwa se ibyo byose bikaba nyine bigatuma habaho icyitwa body development, mu gukura k'umubiri wawe mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi ni uko burya bya binure byiza cyangwa se ya mavuta meza ya omega 3 fat twagiye tuyabona nayo kenshi mu biganiro byatambutse, ngira ngo mwagenda mubireba. Nabyo afasha ubwonko bwawe, cyangwa se cyane cyane hano kubera ko batugira inama yo kwindagara nyine nko ku bana bato, bana bagira ibibazo, bashobora kugira ibibazo by'igwingira bya hato na hato. Ni byiza kubagaburira indyo iriho indagara. Twabonye ko ushobora kuzisya cyangwa se no kuba yazihekenya, cyangwa se no kuba waziteka bisanzwe, wazikoramo agasosi. Ni byiza kubagaburira indagara ko aya mavuta abonekamo ya omega 3 fat afasha ubwonko bwabo mu gukura neza, umwana agakurana ubwenge, agakura ari clever, ndetse na ya mafosifore yose agenda agafasha amanironi kuba yatuma amakuru atambuka afatanyije n'amapotassium, hanyuma umwana wawe agakura ari umuhanga, agakura afite ubwenge, agakura ari clever, atandukanye no mu bandi bana bose. Kuko ni ukuvuga ngo abatekereza, abashobora kubona amakuru, akanariza, abashobora kwibuka ibyo yize, ibyo wamubwiye, ibyo yabonye nawe. Kandi burya ibi binure ni byiza mu miyoboro yacu y'amaraso, kuko ntago bijyamo ngo bitakinge cyangwa se bigumemo nk'ibindi tuzi, nk'andi mavuta tuzi mabi, aya turya tukaranze, turya mu wavumbitse mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, kuko aya yaraza agahagarara mu miyoboro y'amaraso, hanyuma akaba yatera gutuma amaraso atanyuraho, cyangwa se gutuma ikigero cy'umuvuduko w'amaraso mu mikaya cyangwa se mu miyoboro yayo uhinduka. Ikindi kandi iyo bikoze icyo kintu, birumvikana ko biba bigufashije kwirinda, cyangwa se bikuba bikurinze kurwara, gushobora kuzagira ibyago byo kurwara indwara z'umutima, cyangwa se n'izindi ndwara z'imiyoboro y'amaraso muri rusange. Ikindi ni uko indagara bitewe n'imyunyungugu cyangwa se n'ubundi butare bugiye bubamo, ikindi twavuga nka zinc cyangwa se nka selenium na vitamine D bugibamo. Ibi byose nuko bishobora nanone kongera ubudahangarwa cyangwa se imikorere y'umubiri yawe. Ikindi kandi nuko bifasha n'uturemangingo twawe kuba twakora neza, bikatwongerera ubushobozi, bikagabanya ubushobozi bwo kuba amavirusi, amabakiteri cyangwa se n'amafangayi n'ibindi byose n'amamikorobe yose, bikagabanya ubushobozi bwayo bwo kuba yakwataka. Ikindi burya nuko bwa butare bwa iron cyangwa se na fere dusangamo na vitamini B12, ibi byose bifasha kongera ingano y'amaraso, kandi bigakora n'icyitwa hemoglobine. Ngira ngo twarakibonye ko aricyo gitwara oxygene dusanga mu nsoro zera zitukura,
nicyo gitwara oxygene mu bice byose by'umubiri, kandi turabizi ko bigiye gukora ko ari ugutanga imbaraga kugira ngo uturemangingo umubiri wawe buri gice cyose kibashe gukora, hanyuma umubiri wawe arate cyangwa se ukore akamaro kawo ushinzwe mu buryo bworoshye, kuko icyo gihe uba ufite imbaraga. Ikindi kandi bigabanya, kuko ubu wumva ufite iyo iron, ubwo butare, iyo fere igenda igakora iyo hemoglobine, bituma hatabaho ikibazo cyo kugira anemia cyangwa se ibura ry'amaraso bya hato na hato. Kandi ikindi nanone ni uko urumva niba hatabaye anemia cyangwa se hatabaye kubura amaraso, urumva umubiri wawe, kuko burya umubiri ni nka moteri, umubiri ni nk'imashini, ukomeza urara, ukomeza ugakora neza, nawe ukumva umerewe neza. Ni hahandi utazajya wumva ibintu by'isereri hato na hato, kuzungerera, n'ubwo ibyo bishobora guterwa n'izindi ndwara ziri koronike, twavugamo nka diyabete, twavugamo nk'ikizwe nk'umuvuduko w'amaraso uri ku kigero kidasanzwe. Ariko iyo ufata indagara, ibyo byose birabigora bikabasha kubishyira ku murongo. Ikindi burya ni uko indagara ni nziza cyane kubera ko ya poroteyine, calcium ndetse n'amayodine, yewe n'iyi omega 3 fati dusangamo, ibi byose bifasha kuba byakongera ubuzima bwiza ku mugore utwite, ku mwana atwite, amagufa y'agakura. Kandi n'umugore burya kubera ko aba agaburira babiri, nawe aba abikeneye, iyo iron nyinshi aba ayikeneye kugira ngo ikore hemoglobine nyinshi, izatwara oxygene nyinshi, imusapotinga cyangwa se imufasha, ndetse n'ijya gufasha umwana atwite. Urumva ko cyane cyane hano nk'umugore utwite arayikeneye cyane iyi fere, kandi n'ahandi tubonye ko iboneka mu ndagara. Ndetse n'iyi calcium twabonye ko burya mu ndagara ibonekamo cyane kurusha n'amafi manini. Ni byiza rero ku mugore utwite, kuko izi ntungamubiri zose ngira ngo mu biganiro byagiye bitambuka twagiye tubona ibiryo umugore akwiye kurya birimo umugore utwite akwiye kurya, cyangwa se umubyeyi utwite. Twibanze cyane ku mavitamine, amaporoteyine ndetse n'ubutare. Ibi ni ingenzi cyane kuko mu iremwa rishya cyangwa se mu iremwa ry'uturemangingo tw'umwana, nibyo bigiramo uruhare mu ikorwa ryabyo, ku bwonko se, kuba urutirigongo, ayo maraso ndetse n'amagufa. Nibyo iyi myunyungugu niyo igiramo uruhare mu iremwa ry'ibyo bice. Numva ko mu by'ukuri indagara ni ikiribwa cy'ingenzi, ndumva twakigira n'ikiribwa cy'umunsi, kubera ko niba cyifitemo aya maporoteyine ashobora kurema, gufasha mu iremwa ry'uturemangingo twawe, kandi tuzi ko umuntu agizwe n'utu turemangingo mu ADN, kandi ikindi noneho agasana n'ibyangiritse ku mubiri wawe. Urumva ko ni ingenzi cyane, iyi poroteyine ibonekamo urayikeneye, nanjye ndayikeneye. Kandi ikindi no kuba byafasha kurinda indwara z'umutima, kandi tubizi ko mu minsi ya none indwara z'umutima, ikigero cy'abantu barwara indwara z'umutima cyangwa se yaba mu zabukuru, rimwe na rimwe n'abato n'abajene, kiri hejuru cyane, kubera aya mavuta yandi asanzwe atari ay'umwimerere turya dukaranga, ashobora kurya mu biraha, ashobora kujya ahantu runaka. Aya niyo agenda akaba static, agahagarara mu miyoboro y'amaraso, akaba yatuma yaguka ku kigero kidasanzwe, yewe akaba yanahagarika n'amaraso kunyuraho, hanyuma na supplying. Iyo adasupplyinze ibindi bice byose by'umubiri, cyangwa se adahereje ibindi bice byose by'umubiri, umutima wo ugerageza gukora uko bishoboka, ko ibindi bice biba bitanga komande ku bwonko, ubwonko nabwo bugakomandinga umutima ati nta maraso bari kubona, hanyuma n'umutima nawe ugakoresha uko ushoboye, ukagerageza kugira ngo amaraso agere. Kandi mu by'ukuri amaraso yahagaritswe na ya mavuta na bya binure, kuko biragenda bikibumbira ahantu hamwe mu miyoboro w'amaraso runaka, bigakora ikintu kizwi nka plaque, hanyuma bikajya bitangira amaraso kunyuraho. Iyo amaraso atanyuzeho, ibitunga umubiri ntabwo binyuraho, ya oxygene dukeneye igiye gukora imbaraga mu matishu nayo ntabwo iboneka, hanyuma umuntu akazahara. Ibyo bikaba byatera ikibazo cya cardiomyopathy. Ikindi, vitamine D irakenewe cyane ku mwana, ku bana, cyane cyane ku bana batoya. Burya izi ndagara, nubwo wenda hari benshi bavuga ngo umuntu mukuru ntashobora kuzirya, ziranukira, sinkunda umuhumuro wazo, ariko burya wazironze neza, ukazitunganya,
ukaziteka, simvuze ngo uzihekenye, wenda niba uzihekenya bikakunukira, ariko wazitetse byanga bikunze numva ko zishobora kugufasha. Iyi vitamini D ibonekamo irakenewe cyane ku mwana, imikurire y'amagufa, kumurinda kuzagira imitego amaguru, kuzagira amagufa adakomeye, ibibazo bya osteoporosis, kugira ngo umwana avukane icyo kibazo warirangayeho. Nubwo iyi vitamini dushobora kuyikura ku zuba, cyagiye umubyeyi utwite agomba kota akazuba mu gihe runaka, iminota runaka, burya no ku ndagara turayikeneye cyane kugira ngo tuzirinde icyago icyo ari cyo cyose gishobora kuba ku mwana utwite, kandi n'umubyeyi nawe utwite ubuzima bwawe bugakomeza kugenda neza, kuko burya uba ukora ibintu byinshi, umubiri wawe ukora ibintu byinshi bitandukanye. Byumvikane ko imbaraga ibyo kurya bakeneraga, imyunyungugu, amavitamine, amaporoteyine byikubye kabiri. Ku busanzwe nk'umuntu udatwite nyine biba byikubye kabiri, kubera ko muba muri babiri, ni babiri mu muntu umwe. Noneho ikindi burya ni uko indagara zibamo na vitamine A, nubwo itari ku kigero cyinshi cyane, nayo ibamo ifasha amaso yacu kuba yareba neza, ntugire ibibazo byo kureba icyezi, ntugire ibibazo byo kutareba nijoro, wenda nijoro ntureba cyane nk'ibisanzwe, ariko bituma turiya duce twa kozi na rods dukora neza, tuba awake, hanyuma ukabitandukanya amashusho agiye atandukanye. Urumva ko indagara mu by'ukuri twazihagurukira, navuze ngo twazigira ikiribwa cy'umunsi, kuko nk'abakunzi ba The Health Olivier birakwiye ko ibintu twavuze hano tubishyira mu bikorwa, tukabishyira in practice, mu by'ukuri ubuzima bwacu nk'uko tubuvuga, nk'uko tubuharanira kuri iyi channel, bukazagenda neza. Rero niba hari ibindi wari uzi ku ndagara cyangwa se utaruzi, wajya muri comment ukatubwira uko wabyumvise, cyangwa se ukatubwira n'ibindi tutavuzemo hano wowe uzi, kandi ukatubwira n'ibyo wifuza ko twazavugaho n'ubutaha. Kandi tubashishikariza nyabona gukora subscribe, mugakora comment, mugakora share, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera kure, bigere no ku bandi, ni benshi babikeneye mu by'ukuri. Ndabashimiye rero, njye mwabanye ni Jean d'Amour Niyonkuru, nk'ibisanzwe umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda